Uburirasana cyangwa iturika ribera mu muhora wa Hormuz riteza umwenge udasanzwe uturutse ku gitutu kidasigana n'urusaku ruhambaye, ibituma habaho kwivumbagatanya mu mazi kugeza mu ndiba y'inyanja. Mu buryo bwahuranije, buri gikorwa cyose kibera aha, yaba ikigamije inyungu ku kiremwa muntu cyangwa igiturutse kuyangana n'amakimbirane ayo ariyo yose, kigira ingaruka mbi ku rusobe rw'ibinyabuzima byose bihaturiye, kuva ku nyoko muntu ubwayo ndetse n'inyamaswa, utibagiwe n'ibimera ndetse n'ikirere ubwacyo, kuko byose bidasiba kwangiza buri kimwe muri ibyo. Aha ni hamwe mu hantu hambere mu isi hapfa inyamaswa nyinshi mu gihe gito, kuko buri segonda ibibera kugeza ku kunyuraho k'ubwato gusa bisiga bihungabanyije ubuzima bw'ibihumbi by'inyamaswa, ibituma nyinshi mu nyamaswa zidasiba kwimuka no guhunga ahantu. By'umwihariko inyoni zibarizwa mu moko ibihumbi zihora zibisikana n'indege z'intambara na za kajugujugu, utibagiwe na za drone zo mu kirere zidasiba kuzenguruka mu kirere cy'uyu muhora wa Hormuz. Aha si nk'ahandi ku isi, kubera ko kugira ngo inyamaswa irokoke imbaraga cyangwa ubucakura ntibiba bihagije, keretse no kugira amahirwe, ahubwo n'ibitangaza. Yego, umuhora wa Hormuz ufatwa nk'umwe mu miyoboro migari y'ubucuruzi mu isi, atari gusa ku bucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli, ahubwo no mu bucuruzi rusange, kuko hanyuzwa amato rutura yikoreye ibyo kurya ndetse n'imiti, ndetse yewe no mu mamiliyoni ya za containers zitwarwa mu mato rutura anyura aha. Haba harimo ibicuruzwa bitandukanye, by'umwihariko amafi, cyane ko hano haboneka umusaruro wayo ku bwinshi. Ibaze ko mbere y'uko intambara itangira muri Gashyantare 2026, buri mwaka mu muhora wa Hormuz hanyuzwaga toni zisaga 250 z'amafi gusa, kandi yose aba yarobwe mu mazi akikije ahantu hakora ku bihugu bitandukanye byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Nubwo aha hantu hahora umwiryane uhora hagati y'ibihugu bikomeye bidasiba kumvana imitsi ibyanahozeho mbere y'iyi ntambara yo muri Iran, ariko hari ubuzima, cyane ko mu birometero bike cyane uvuye aha hasangwa abantu basaga miliyoni bamaze kumenyera urusaku rwaho, kuko bazi neza icyo za radari, ubwato bw'intambara, indege z'indwanyi na za kajugujugu ndetse na za drone biba biri gukora, gucunga umutekano cyangwa kuwuhungabanya bitewe n'uruhande biturutseho. Ntibinakuyeho kandi ko hasagwa amoko asaga 1000 y'inyamaswa, yaba izigendera ku butaka, izo mu mazi ndetse n'izo mu kirere. Mavi ninge, buri segonda inyamaswa zo mu mazi zibisikana na za submarine ndetse na mine zo mu mazi za naval mines zatezwe mu muhora wa Hormuz n'igisirikare cya Iran. Hanyuma inyamaswa zo ku butaka nazo zigahora zikanga ibifaru na za kajugujugu, zose zidasiba kuzinyura mu maso, hamwe n'urusaku karundura rudasiba kuzimena amatwi, ibituma buri nyamaswa yose iba hafi yaha ihora ihunga, kuko inyinshi zabaye ibikange, cyane cyane ubwoko bw'amafi. Mu kiganiro cy'ubushize twabonye byinshi bidasanzwe ku muhora wa Hormuz, kuva ku nyamaswa zaho zidasanzwe ndetse n'abantu babaye imibereho yihariye, gusa ntitwari kubivuga ngo tubirangize. Iki ni igice cya kabiri kigaruka ku bitangaza by'umuhora wa Hormuz, by'umwihariko mu rusobe rw'ibinyabuzima, mbese mu isi ya gisivile. Turagaruka ku mibereho y'abanyacyaro bibera mu misozi y'aha hantu, ubuzima butuje biberamo bataha mu tuzu duto, bakarya ibyo kurya bidasanzwe ndetse n'ubuhanga bihariye mu byo bakora buri munsi. Turagaruka ku miterere idasanzwe y'ibirwa bikikije uyu muhora, by'umwihariko icya Hormuz, ikirwa kizwi nk'icy'umukororombya cyangwa ikirwa cy'amabara. Ikiganiro kirajya gusoza wamenye uburemere bw'ingaruka mbi ziba ku binyabuzima zitewe n'ibikorwa bya muntu bibera aha hantu. Wowe utararebye igice cya mbere, link yakiri muri description y'iyi video. Aha ni kuri Marvin Daily Official. Niba ari ubwa mbere wageze, ibuka gukanda subscribe ndetse ufungure n'inzogera, maze byose byiza bibera hano bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Urakaza neza mu muhora wa Hormuz, iwabo w'agahinda ku bindi biremwa bitari twe. Ku nkombe za Hormuz yaba akora ku gihugu cya Oman ndetse n'icya Iran, amagana y'ibifi binini nka pilot whales ndetse na bride whales bikunze kuhasangwa biryamye byashobewe kandi bifite ubwoba, kuko biba byahuye na submarine mu mazi, bituma bituma umutwe bikamera nk'ibiyobya inzira, kugeza ibifi byisanga ku nkombe z'amazi bihunze inyamaswa idasanzwe y'ibyuma kandi isohora urusaku rushya mu matwi yabyo. Gusa ntabwo ari buri gihe ngo ibi bifi iyo biri ku nkombe biba bifite ibibazo, kubera ko bijya no kota izuba mu masaha ya mu gitondo, ibyo bikabinezeza cyane. Ubusanzwe pilot whale ni igifi gikunda koga mu nyanja mu bice byinshi by'isi kandi igenda ku muvuduko munini. Ibi bituma zigenda intera ndende mu gihe gito, nk'uko bigenda ku bindi bifi binini byitwa baleine. Pilot whale iba ifite uburebure bwa metero zisaga 7 ndetse n'uburemere bushobora kugera kuri toni 3, bikaba bishobora kwiyongeraho gato bitewe n'ubwoko ibarizwamo. Ibi bifi biba bisa umukara, bikunda kurya izindi nyamaswa zidasanzwe zisangwa mu mazi ya Hormuz, izitwa squid. Iyi niyo nyamaswa ifatwa nk'ibyo kurya by'ibanze by'iki gifi, ibyo kirya imyaka isaga 60 y'ubuzima bwacyo.
Gusa nayo ni inyamaswa idasanzwe, zirasanga mu zindi nyanja z'isi harimo n'iy'Ubuhinde. Izi squid zikaba zikunda kuba ahantu mu gihe hari amazi asukuye. Nubwo ziribwa n'ibifi binini, izi nyamaswa za squid numve ko ari utunyamaswa duto gutyo gusa, kuko hari n'izishobora kugira uburebure bwa metero 18 n'ibiro bisaga 600. Ibituma ibifi binini birimo sharks, pilot whales, poppies ndetse n'ibindi bisangwa mu muhora wa Hormuz n'ibigobe bigukikije bihurira hamwe ari byinshi, bikabanza bikayitanyaguza kugira ngo bibashe kuyirya, kuko kimwe muri byo ntabwo cyayibasha. Hari n'igihe kugira ngo byorohe ibi bifi birya ibyana by'izi squid, kuko nibyo biba bikiri bito. Gusa nazo squid ni indyanyama, zirya andi mafi mato yose, yewe na za squid z'ubundi bwoko buto kuri zo. Nawe urabyumva ko aho ngaho akaruta kandi kakamira. Iyi squid si nyamabere nta nubwo ari ifi, ahubwo ni inyamaswa iteye ukwayo itagira amagufwa. Nubwo ibi nyamaswa bizirya ni zimwe mu nyamaswa z'inkazi ziba mu mazi, ariko nanone zinafatwa nk'ibyo kurya by'ibanze mu benshi mu baturage bo ku mugabane wa Aziya, cyane cyane bamwe babasanga ubutaka bo mu mashyamba y'inzitane. Baziroba mu migezi y'ayo mashyamba, ariko nanone si bo bonyine bakunda kuzirya cyane, kuko n'abaturage baba mu mijyi yo mu bihugu nk'Ubushinwa, Taiwan, Hong Kong, Indonesia ndetse n'ahandi muri Aziya bakunda inyama z'izi nyamaswa za squid kurusha izindi nyama izo arizo zose bashobora kurya. Hari udufi tw'amabara meza tuba mu ndiba y'inyanja, ni ibiryo bya menshi mu mafi yose aba mu nyanja, kuva kuri scorpion fish, shark, groupers, snipers ndetse n'izindi nyinshi. Zose zirya utu dufi kubera ari dutoya. Twitwa reef fish. Nta gushidikanya mu bwiza utu dufi mu mabara yatwo atandukanye, ni tumwe mu nyamaswa za mbere mu isi hamwe n'imiterere yatwo idasanzwe. Tukaba tuzwi ku mwihariko watwo uko tuba tudasa twose, ndetse tukagira imiterere itandukanye. Reba nawe ukuntu tuba dusa mu runyurane rw'amabara, birihariye rwose. Yego ni duto, tuba dufite uburebure bwa santimetero zitarenga 20, tukaba tubeshwaho no kurya utwatsi duto two mu ndiba y'inyanja, ndetse tukarya ibindi bintu byitwa shallow reef, ibintu biba bimeze nk'ibimera biba mu ndiba y'inyanja, ari nabyo tudufi dukoramo ikimeze nk'ubuvumo twiberamo. Ibi bintu tudufi tubyishamo tukumva hari amahoro, cyane ko biba binafite ubushyuhe bituma tudufi tunezererwa ahantu nk'aha, ubwo ntidukunda ubukonje bw'inyanja. Igitutu kivuye kuri za moteri z'ubwato rutura buciye mu nyanja gituma habaho umuhengeri w'imbaraga nyinshi, umuhengeri utuma habaho kwivumbagatanya ku buryo twa dufi biba bimeze nk'aho ikitugwiriye kidasanzwe. Mu kanya nk'ako guhumbya ibihumbi by'aya mafi bita bipfa, adapfuye agapfa amaso ndetse n'amatwi bitewe n'urusaku rudasanzwe ruba ruyagezeho. Mbese ni nk'aho aba yamaze gupfa, kuko nituba tukibashije gutandukanya tugenzi twatwo n'inyamaswa ziduhiga, kiba gisigaye ni ugutegereza gucagagurukira mu nda y'ibifi binini, cyane cyane izitwa whale sharks, za sharks za metero 10 zitagira amenyo zitumira bunguri. Mu gihe hari kuba umuhengeri na za dolphins ziba zikanzemo, kandi n'amafi y'inkazi ndetse manini cyane hamwe n'uburebure bwa metero zigera kuri 4. Iyo habaye insanganya nk'izi, dolphins ziba zigifite ibitekerezo byo kurya ibiro bisaga 30 by'ibiryo nk'uko bisanzwe, ahubwo aho kurya twa dufi ifatanya natwo guhunga. Icyo gihe gahunda bari ugukiza amagara. Dolphin ni amafi yonsa azwiho kurya inyama ziganjemo amafi mato yose, kuko yahurira nayo mu nyanja yose irayirya. Igira imiterere ihabanye n'izindi nyamaswa zo mu mazi, aho igira umuntu usongoye ndetse n'amenyo asaga 100. Si mu muhora wa Hormuz gusa ndetse no mu bigobe biwukikije dolphins zisangwa, kuko ziba no mu mugezi wa Amazone, mu gihugu cya Portugal, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu gihugu cya New Zealand. Ku kirwa kinini kurusha ibindi bikikije aya mazi cyitwa Kashmir Island, ku nkombe z'amazi y'ikigobe cy'Ubuperesi ariko ahakora ku gihugu cya Irani, hari agashyamba gato gato kaba mu mazi kazwi nka Hara Mangrove Forest. Aka kari mu bishimangira ubwiza karemano bw'iki kirwa. Karangwa no kugira ibiti bitari birebire cyane, ku buryo biba bifite uburebure buri hagati ya metero 3 n'eshatu z'uburebure. Ibiti biba biteye mu mazi afite ubuso bwa kilometero kare zisaga 200. Ibi biti bizwi nka mangrove bifite ubushobozi bwo gushora imizi mu byondo ndetse no mu isayo. Imizi ikaba miremire cyane ku buryo ishora mu mazi ikagera no hanze yayo, nk'uko nguko uri kubibona mu mashusho. Utu tumeze nk'udushami twinshi dushamitse kuri iki giti, twose ni imizi. Ubusanzwe nta giti gishobora kugira ubuzima mu mazi arimo umunyu, ariko kuri ibi biti ho biratandukanye, kubera yuko umunyu mwinshi uri muri aya mazi biwukuramo ibi bitunga aho bidashoboka ku bindi bimera bisanzwe. Ubundi ubusanzwe ibi biti byitwa irindi zina Avicennia marina, bikaba ari ibiti by'umubyimba muto bizwiho kwirwana ahantu hose bishoboka, haba mu butayu, mu mabuye, mu misozi ndetse n'ahandi.
Kugira ngo bikore aka gashyamba, ibi biti byameze mu mazi atari maremare cyane, yayandi afite ubujyakuzimu butarengeje metero 3. Ari nayo mpamvu igiti cyameze muri ayo mazi kitarengeje izo metero kiba kimeze nk'ikireremba hejuru y'amazi, ku buryo niyo kizirengejeho gato igice kinini cyacyo kiba kiri mu mazi. Niyo mpamvu imizi y'ibi biti ikura ikaba miremire cyane kugira ngo ibashe gusohoka muri aya mazi, biba bizwi ko arimo umunyu mwinshi. Kubera imiterere y'ibi biti akasa agashyamba kegeranye, ahubwo hagati y'ibi biti haba harimo imyanya, ari nayo mpamvu abarobyi bari mu twato twabo duto bazenguruka muri aka gashyamba, cyane ko baba bari no kuroba amafi asangwa muri aya mazi. Ku nkombe z'aya mazi hafi y'ubutaka aho hashobora kugira ubujyakuzimu bugufi cyane, uba ushobora kugira uburebure bwa santimetero 50 ku buryo n'umuntu aba ashobora gukandagiramo ntarengerwe. Aha niho inyamaswa zirimo ingamiya zikunda cyane, kuko zinanywa amazi y'umunyu bitandukanye n'izindi nyamaswa. Ariko bitewe n'uko ingamiya igira imiterere yihariye, ikagira insoro zitukura zifite imbaraga ndetse n'impyiko ziyungurura amaraso, uwo munyu ugasohokana n'amaganga mu buryo bwihuse, ku buryo aha nta ngaruka na nke biba byayiteza rwose. Ingamiya ni inyamaswa ifite ubushobozi bwo kuba ahantu hatari amazi, ariko naho yabonetse ikaba yayakoresha uko ari, yaba ari ibiziba cyangwa ari mu munyu mwinshi nk'aya ngaya. Izi ngamiya ziba mu misozi no mu butayu bwo kuri ibi birwa, zikaba ziganjemo izororwa n'abaturage bo mu byaro byawo, ndetse nyinshi zishokera muri aya mazi asa neza, zinywa zikanayogamo, ibigabanya icyokere ziba zifite mu mubiri. Nubwo aka gashyamba ari gato, ariko ibice bimwe na bimwe byako ni inzitane, ku buryo biba byegeranye cyane bigakora ikimeze nk'ubusitani. Ku nyoni z'ahantu nta cyiza kiba kimeze nkabyo. Aha ni hamwe mu hantu hambere inyoni z'ubwoko butandukanye zigenda muri ibi bice bituriye umuhora wa Hormuz zigera zikanezererwa, kuko zigenda ibihumbi by'ibirometero zikambukiranya imisozi, ibibaya ndetse n'inyanja, zigahunga ahantu hose hakonje zikurikiye ubushyuhe bw'aha mu Kigobe. Gusa kuri ubu biragoye kuba inyoni zakwimuka ziza ahantu, kubera ibiturika bibavunderezwa ubutitsa bikanduza ikirere. Udushyamba nk'utu twa mangrove two mu mazi dusangwa mu bindi bihugu bitandukanye nka Indonesia, Brazil, Australia, Nigeria, Mexique ndetse n'ahandi. Pelicans ziri mu nyoni zikunda ibi byerekezo kuko zinezerwa cyane iyo ziri ahantu hashyushye, ku buryo zigurukira hejuru y'ibi biti zaba zishaka koga zigahita zimanuka. Inyoni y'ubu bwoko yakuze iba ifite uburebure bwa metero 1.5 ndetse n'uburemere bw'ibiro 15, zikaba zizwiho kubaka ibyari byazo mu mashami y'ibiti by'aka gashyamba, aho ziterera amagi ndetse zikanaturagira imishwi yazo. Izi ni inyoni zikomoka ku mugabane wa Afurika, kuko niho zahoze ziba mu myaka irenga 1000 ishize, ubwo nyuma zaje kwambuka inyanja ya Atlantique maze zerekeza ku mugabane wa Amerika. Izindi zambuka inyanja y'Ubuhinde ndetse n'inyanja itukura zerekeza ku mugabane wa Aziya, ku buryo kuri ubu izi nyoni zisangwa hafi kuri buri mugabane w'isi. Inyinshi muri izi nyoni zisangwa ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Indonesia, Mongolia ndetse n'andi. Mu miterere idasanzwe y'inyoni harimo umunwa wayo munini cyane, iba ishobora gushyiramo udufi twinshi icyarimwe, ku buryo yanatubika mu mwanya munini imbere yo kutumira. Ni ukuvuga ngo igice kinini cy'umunwa wayo kiba ari ububiko bwo gushyiramo ibyo kurya cyangwa amazi, ku buryo yabikamo na litiro zisaga 10. Ibaze litiro 10 z'amazi, aya ni amazi akubye inshuro zisaga 2 y'agatorero kayo kaba gashobora kwakira. Ni nako ibigenzi iyo yagiye guhigira abana bayo, ihiga ibyo kurya byinshi ikabibika muri iki kinwa cyayo, ku buryo ibibikamo mu gihe cy'iminota runaka, ikabigurukana ikabishyira abana bayo mu cyari. Kandi muri uko kuguruka nta na kimwe iba yabitsemo gishobora kumeneka, kubera yuko ihita ifunga umunwa wayo nk'aho yabimize, kandi bitigeze birenga umuhogo. Hari ikirwa gito cyo mu mazi y'umuhora wa Hormuz hafi cyane y'inzira y'ubwato rutura, ikirwa cya Hormuz. Iki ni ikirwa bakunze kwita icy'umukororombya Rainbow Island, kubera ko kirangwa no kugira urusobe rw'amabara anyuranye bituma kigaragara nk'ikihariye cyane. Kandi koko nibyo, kuko kuva ukigera ku nkombe y'amazi ururuka kuri iki kirwa cya Hormuz wakirwa n'ibara ry'umutuku ry'umucanga wo ku nkombe zaho. Uyu mucanga cyangwa se itaka rikaba ari ingenzi cyane ku baturage batuye kuri iki kirwa ndetse no ku batuye ku birwa byo hafi yacyo, kuko rikoreshwa ibintu byinshi birimo kuriteka mu isosi. Aba baturage ndetse n'abahasura bakavuga ko riryoha cyane, rikaba ikirungo bashyira mu mafi, mu nyama ndetse n'imboga zitandukanye. By'umwihariko bakarikoramo imiti itandukanye ya gakondo ivura indwara zinyuranye ziganjemo iz'uruhu, ikanajyana no kuryifashisha mu gukora ibirungo bitandukanye by'ubwiza. Kandi bya birungo birimo ibyo ku minwa, ku maso ndetse n'ahandi bitagira ingaruka mbi ugereranyije n'ibikorerwa mu nganda. Bemeza ko rivura igifu, inzoka zo mu nda n'ibindi, ariko ubuvuzi ntabwo bwemewe ku rwego mpuzamahanga, bukoreshwa gusa n'abantu batuye mu byaro no mu mijyi ya Iran. Impamvu ikirwa cya Hormuz gikunze kwitwa Rainbow Island, ikirwa cy'umukororombya, ntabwo ari gusa kuko ubutaka bwo ku nkombe z'amazi aturiye iki kirwa ari umutuku, ndetse yewe ubwo butaka bukaba bunasukura amazi ubwabwo, nk'uko twabibonye mu kiganiro cy'ubushize.
Iki kirwa cyitwa cy'umukororombya rero kubera amabara anyuranye akiranga, guturuka ku butaka, imisozi, amabuye, imidugudu ihubatse, ibikoresho by'ubukorikori bikorwa n'amaboko y'abaturage baturiye aha hantu, abiganjemo abanyacyaro ndetse n'abasangwabutaka. Buri kimwe cyose kigaragaza urunyurane rw'amabara atandukanye agaragaza iki kirwa, ku buryo urwo runyurane rw'amabara atandukanye ari ibintu byigaragaza buri hantu hose waba uri kuri iki kirwa. Utu tuzu ureba tw'amabara ni umudugudu wubatswe n'abantu batuye kuri iki kirwa, ukaba ari umudugudu muto wubatswe mu mwaka wa 2020, kimwe mu bindi iki kirwa cyitegererezo mu bukerarugendo mu karere kose k'uburasirazuba bwo hagati. Hubakwa uyu mudugudu kwari kugira ngo wiyongere mu birango by'iki kirwa bikurura ubukerarugendo, ibituma witwa Hormuz Rainbow Village cyangwa Hormuz Rainbow Hotel. Yego nibyo, uyu ni umudugudu ugaragaza ubugeni n'ubukorikori, ariko byongeyeho kanaba hoteli ubwayo. Utu tuzu twubatswe mu mabara atandukanye nk'icyatsi kibisi, umutuku, umuhondo ndetse n'ayandi. Ibaze ko buri mwaka abaturage basaga 400 basura iki kirwa, by'umwihariko bakanacumbika muri utu tuzu kuko ari natwo hoteli yaho. Kandi ntubyumve gutyo gusa, kuko iyi ni hoteli y'icyubahiro abayisura banavuga yuko yakwitirirwa inyenyeri enye. Abenshi mu bakerarugendo basura igihugu cya Iran baba baje kuri iki kirwa, baje kwirebera ubutaka budasanzwe butukura ngo babutembereho, baburyameho, byose bumve uko bimera, bagasura imisozi idasanzwe y'aha hantu kandi ifite ubwiza mu mabara atandukanye. Itegereze nawe ukuntu isa, ntisanzwe. Iyi misozi nayo bayitirira umukororombya, Rainbow Mountains, ikaba ari imisozi y'ibitare igizwe n'amabuye y'agaciro yihurije hamwe, bikaba ari uko byahoze kuva mu myaka isaga 10,000 ishize mu gihe cy'ubwami bw'abami bw'abaperesi. Iyi misozi igizwe n'amabuye arimo iron na sapphire ndetse n'andi menshi, ariko ntibyoroshye kuyacukura kubera yihurije ahantu hamwe agakora ibitare bisa gutya. Ese wari uzi ko kuri iki kirwa cya Hormuz hari n'ibitare bikoze mu munyu? Nk'iki kibuye ureba cyavuye mu rubura kandi narwo rwavuye mu mazi arimo umunyu, ibyabaye mu bihumbi by'imyaka ishize. Ayo mazi y'inyanja arimo umunyu rero yaje kwisanga mu butaka, avamo urubura ruvamo ikibuye, none nacyo cyaje gusohoka mu butaka nk'uko uri kukireba, bitewe n'igitutu n'umutingito byo mu nda y'isi. None ku munsi wa none mu buvumo bw'uru rutare hacukurwa umunyu, ari nawe ujya gutunganywa ukavamo umunyu wo kurya. Iyi niyo mpamvu Iran ari kimwe mu bihugu bya mbere ku isi mu gutanga umusaruro w'umunyu, kuko buri mwaka Iran itunganya toni zisaga 3.5 miliyoni z'umunyu. Ukaba umunyu ucukurwa mu misozi, mu butaka ndetse ukanatunganywa uvuye mu mazi yose agenzurwa n'igihugu cya Iran. Abaturage barimo abasanga ubutaka bukuri ibi birwa ni abahanga cyane mu bugeni n'ubukorikori, ku buryo hafi ya buri gikoresho cyose bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi baba bakikorera n'intoki zabo, kuva ku bikoresho byo mu rugo bibumbira birimo amavaze, inkono, amasahani ndetse n'ibindi, byose bakabibumbisha ibumba ridasanzwe ryo kuri ibi birwa ndetse na ryataka ry'umutuku. Bakikorera ibitebo bidasanzwe by'ubugeni ndetse n'imyambaro idasanzwe bijyana n'amasakoshi n'inkweto, bagakora ibishushanyo ndetse n'imikufi idasanzwe. By'umwihariko ikidasanzwe kurusha ibindi, bakikorera twato twabo duto ndetse n'ubwato bunini. Kandi ngira ngo urabizi neza yuko ubwato ari bwo nkingi za mwamba mu buzima bwabo bwa buri munsi. Hirya gato y'imibereho y'abaturage hari ibirwa bizwiho ko ari ibyihariye ibikorwa bya gisirikare, nubwo no kubirwa abantu batuyeho ibitwaro bihora bicicikana. Gusa aha niho amaso ya nyayo y'igisirikare cya Iran abari, kuva kuri za radari, drone z'ubutasi ndetse n'ibindi. Aha ni ku kirwa cya Abu Musa, ni naho hubatse nyinshi mu ndake za gisirikare, yaba izizwi n'izitazwi zikorerwamo ibikorwa by'ibanga bya gisirikare. Ndetse iki kirwa gisangwaho ibirindiro n'ibibuga by'indege, biparika y'indege z'intambara ndetse na za kajugujugu. Iki kirwa cya Abu Musa mu by'ukuri ntawe atinya kuvuga ko ariyo maso y'umuhora wa Hormuz ndetse n'ibirwa biwukikije, kuko buri gicaracara mu mazi, ku butaka ndetse no mu kirere cyose amaradari yaho aba yamaze kugitahura. Bivuze ko ibitero byose byinjiye mu gihugu cya Iran binyuze muri aka gace, aha niho habaga hagize intege nke. Nta na kimwe mwene muntu atakoze mu bikorwa byose bihungabanya imibereho y'ibindi binyabuzima, kugeza no gukoresha inyamaswa mu nyungu zabo. Nk'ubu muri uyu muhora wa Hormuz inyamaswa zirirwa zipfira kuri za mine, nubwo wenda hatari ibintu bibi inshuro nyinshi, ariko hari inyamaswa zishobora gusitara kuri mine zigaturika, ziri hafi aho zose ubuzima bwazo bukarangirira aho ngaho, nubwo atari byo byonyine rwose bigica inyamaswa muri uyu muhora. Igisirikare cya Iran kimaze imyaka myinshi gikoresha amafi ya dolphins, haba mu gutega ndetse no mu guturitsa ibisasu byo mu mazi, bimwe mu byikangwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'icya Israel. Yego nibyo, aya mafi ya dolphins amwe muri yaratozwa, amwe agategwamo ibisasu byo mu mazi, akajya agenda mu mazi ubwayo ari ibisasu, ku buryo no mu nda yayo za mine ziba ziri gukora akazi kazo.
kumenya neza nimba hari ubwato bunyuzeho, ubwoko bwabwo, igihugu buturutsemo ndetse n'ibindi ibintu bishoboye gukora. Naval mines cyangwa ibisasu za mine zo mu mazi ni bimwe mu bintu bya mbere muri uyu muhora wa Hormuz bigira uruhare mu mfu zikomeye z'inyamaswa. Ubundi mine itegwa mu mazi kugira ngo izaturitse ubwato bw'abanzi. Igisirikare cya Iran kikaba cyarateze mu mazi ya Hormuz izitwa Maham series. Izi Maham ni zimwe mu zigira uruhare muri ya mabara nawe ujya wumva, kubera yuko n'abanyamerika barazitinya cyane. Ibituma mu bintu bya mbere byabananiye harimo no gufata cyangwa kugenzura uyu muhora. Ubundi mine ziba zaziritsweho iminyururu ikomeye cyane ibiziritse mu ndiba y'inyanja, ikaba iba ari iminyururu miremire. Ubundi mu bihe bya kera bwo yabaga izamuka ikagera hejuru ku nyanja hahandi amazi aba agarukiye, ku buryo bisaba yuko ubwato bukora kuri ya mine maze igaturika. Ariko kuri ubu ho byaroroshye cyane, kubera ko no mu gihe iri mu ndiba y'inyanja ahagana muri metero 100 cyangwa 200 mu bujyakuzimu, mine bishobora gukurura hamwe na cyarukuruzi cyayo cy'ikoranabuhanga, ikaba yamenya yuko hari ubwato buri hejuru yayo. Icyo gihe nibwita itanga ibimenyetso, maze abari ku ikoranabuhanga bakamenya ngo ubwato bwaje n'ubwuhe bwoko buturutse he, ibindi byose bibwerekeyeho. Bagahera ko bakemera mine noneho gusenya bwa bwato. Bitandukanye na kera ho byasabaga yuko ubwato bukora kuri mine, kandi icyo gihe bwahitaga iturika. Ariko hari ikintu gito gitangaje, akenshi mine ntabwo ari ituritse ubwato. Urumva yuko nimba iri muri metero 200 ugana mu bujyakuzimu, ntabwo guturika kwazamuka ngo gusatira ubwato, ahubwo ikikora izamura igitutu n'umuhengero udasanzwe bikazamuka bigasatira bwa bwato, bugahera ko bukaba bwakwiyubika cyangwa se bugasaduka, bitewe n'uko icyo gitutu kiba kidasanzwe, kiba kiremereye bimwe bya nyabyo, ku buryo na bwa bwato bukomeye budasanzwe kandi buremereye biba bigoranye cyane kuba bwarokoka icyo gitero. Gusa kuri submarine yo, kubera ko igendera mu ndiba y'inyanja, hari n'igihe isanga hari za mine ziri mu ndiba y'inyanja aho ngaho iri kugendera, ikaba yakoraho maze yigaturika. Bivuze yuko ibishobora kwangirika kurusha bwa bwato bwa destroyer bugendera hejuru y'amazi. Ibyo byose ndetse n'ibindi twagarutseho nibyo biteza imyanda itandukanye ikanduza inyanja. Kabone n'ubwo rwose ryataka ry'umutuku risukura aya mazi mu gihe haguye imvura, ryataka rigatemba rikajya mu mazi, amazi akaba umutuku agacayuka, ariko hari umwanda ugenda ukajya ku nkombe hirya, undi ukaba wagenda ugahagama mu biti by'akagashyamba twagarutseho, kubera yuko aya mazi atari amazi atemba. Ubundi inyamaswa zigahera ko zigapfa umusubirizo, ibimera byose nakubwira. Ese mu by'ukuri niki kigutangaje ubonye utaruzi ku muhora wa Hormuz? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Nyamuneka niba iyi video wayikunze ibuka kuyisangiza abandi kugira ngo nawe ibashe kubageraho. Komeza kubana natwe mu bindi byiza bitandukanye tuba twaguteguriye, ukanda kuri video iri muri screen yawe. Duhurireyo.